tugiye kureba uko wabigenza ukigobotora ibihe by'ihungabana n'ibikujagaraza ubwonko biva mu mateka mabi waciyemo. Hari ku itariki hari saa 7:45 mu gicuku gishyira n'ubuhamya gishyira kwa 4 mu kwezi kwa Kamena. Ndibuka neza mbyuka maze ngasasa ati numvaga ibisa n'imiyaga bimpuha iruhande mu mutwe, numvaga nta cyerekezo na gito ntazaho ngana, sinumvaga neza ibyambagaho. Imbere ya byose natekerezaga ko ahari nari nkangutse maze nkarota inzozi z'umuntu wahuye n'umutingito uva kwiruka ry'ikirunga. Kimwe nari nzi cyo nuko nabyutse mfite ubwoba, ariko wumve ngo nari mfite ubwoba bwinshi. Hanyuma rero hadaciye akanya natangiye kumva induru z'abataka, hanyuma hirya numva inzogera zirira nk'izo mu nyubako ihiye, ariko nyine ubuduha bwinshi. Aha byarumvikanaga neza ko hari ikintu kibi cyane cyari kibaye. Narebye hanze y'icyumba nararagamo nshishije amaso mu idirishya ngo ndebe mu by'ukuri cyarimo kiba, gusa mu buryo budasanzwe. Buri kintu nabonaga cyari umwijima, ariko n'urumuri rushashagirana nk'inyenyeri zo mu ruturuturu. Nkimara kugenzura ko buri wese mu bagize umuryango ari amahoro, narambaye maze nsohoka hanze ngo ndebe menye neza n'icyari kibaye mu by'ukuri. Ngikandagira hanze nabonye umuturanyi wanjye wari uhagaze hirya mu mfuruka yambaye ikanzu ye yo mu bwogero. Yarahagaze hamwe atanyeganyega, ariko umunwa n'amaso ye bifunguye nk'aho yarabonye inda nk'umuzimu. Namubajije ikibaye maze nta jambo avuze, antungira urutoki ku nyubako yari hakurya y'umuhanda. Hari ku muturirwa wa Champagne Tower uherereye Surfside muri leta ya Florida, aho kimwe cya kabiri cy'inyubako cyari kisenuye ku magorofa yari munsi yacyo. Aho hakaba hari haguye amagorofa 12 yose, bigaragara ko yari akiri hejuru y'abantu muri ako kanya. Ati nisanze mpagaraye nawe nguye mu kantu, umunwa wanjye ufunguye, mu gihe umutima wanjye numvise uruhama usubira mu ndiba ya roho yanjye. Nari mbizi ko aha ubuzima burenga amagana bagari buhatikiriye. Numvaga ko ibintu byari bigiye kuba bibi, ndetse bibi cyane pe. Nubwo nta muntu n'umwe nari nzi mu biyo nyubako yari yaguyeho, sinzigira na rimwe nibagirwa ko najyaga mbabona bari ku mabaraza yabo, bamwe basoma agacyayi, abandi bari ku matelefone yabo. Nta kabuza ko byabaga biteye amabengeza guhagarara hanze kuri iyo nyubako yari yitegeye neza inyanja, maze ukitegereza inyanja yakira urumuri rw'ukwezi. Ikibabaje noneho kwari ukubona ukuntu aho hantu hari habaye amatongo n'ibisigazwa by'inyubako byari byarindimukiye mu nyanja. Mu minsi yakurikiyeho amatsinda y'abatabazi n'abashaka yavuye ku isi yose yaraje aho ngaho kuri site nyine yari yuzuye. Byari ibintu biteye ubwoba. Ahangaha ni ukugira ngo twinjire neza turebe ihungabana n'iki, ni gute rikugiraho ingaruka, kandi ni gute wahangana naryo. Abahanga bavuga ko ihungabana
ryagereranywa n'imihindagurikire mu myifatire n'imigirire mu mico no mu bitekerezo by'umuntu wagiriwe ishyano rimutunguye bigatuma abura uko yabyifatamo. nk'uko umuntu wawe wakundaga cyangwa se ukaba uri mucuruzi ucuruza ku nguzanyo ya banki ukisanga mu gihombo, aho utabonye n'imisoro. mu buzima twese ntitubura aho duhura n'icyadutera ihungabana. ku ruhande rw'ibintu byiza ubuzima buduha, wavuga ko ihungabana ari kimwe mu bigize ubunararibonye bw'ubuzima bw'ikiremwamuntu. tugendeye ku mibare igaragaza ko ku kigereranyo nibura abantu bakuze bagera kuri 70% baba barahuye nibura na kimwe mu bintu bitera ihungabana mu gihe cy'ubuzima bwabo. ihungabana ubwaryo rishobora guterwa n'uruhurirane rw'ibintu bibaho bigatera ihungabana, nk'ibikorwa bibabaza amarangamutima, ibikorwa by'ihohotera, ibiza kamere ndetse n'impanuka zikomeye zitwara ubuzima bwa benshi, hamwe no kubabara no kugira agahinda. hari ubwoko bubiri bw'ihungabana. ubwoko bwa mbere busobanurwa nk'ikintu kiba kibaye ku muntu rimwe, nk'ihungabana ritewe n'impanuka y'imodoka cyangwa se ikiza kamere nk'umutingito w'isi. ubwoko bwa kabiri bw'ihungabana busobanurwa nk'ikintu kiguhungabanya ariko kimara igihe kirekire kandi kisubiramo. urugero nk'ihohoterwa rihoraho, ribabaza amarangamutima, irishingiye ku gitsina cyangwa se kwirirwa ubwirwa kuri mubi muri sosiyete ubamo mu gihe kirekire. kimwe n'ibikomere byinshi by'umubiri, ihungabana ry'amarangamutima risiga inkovu n'ubwo hari ubwo zitagaragarira amaso. ibimenyetso by'ihungabana ry'amarangamutima bishobora kuba ibyo mu marangamutima cyangwa se inyuma ku mubiri. ibimenyetso bizwi cyane by'ihungabana by'amarangamutima harimo nko kumva ucitse intege, kumva uhangayitse, kwishinja icyaha, kumva ubabaye ufite agahinda, kumva wacanganyikiwe ushidikanya utazi icyo wakora, hari ugutakaza icyizere no kumva ufite isoni. ni mu gihe ibimenyetso by'ihungabana bikora ku mubiri hazamo nk'umunaniro, kutabasha kwita no kwibanda ku cyo ukora, ibyo bita concentration, manque de concentration. hari ukubura ubushake bwo kurya no kutaryoherwa, hari gukomeza ibintu bidakomeye wumvise, hari ukubura ibitotsi, hari kuryamira cyane ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso. nubwo abantu benshi bahura n'ibintu cyangwa se ibihe bibahungabanya, si ngombwa ko buri wese uhuye nabyo ahungabanywa nabyo. nyamara birashoboka ko bumwe mu burwayi buzwi cyane buva ku ihungabana ari ubuzwi nka post traumatic stress disorder PTSD, ifatwa nk'indwara iterwa n'ihungabana umuntu yagize. abantu benshi rero barwaye PTSD uzabasanga bagorwa no kugira umubano uhamye n'abandi kandi bakirinda cyane ikintu cyose cyabibutsa ibihe cyangwa se ibintu byabateye guhungabana. bimwe mu bimenyetso bya PTSD harimo kurakara vuba bijyana no kurakazwa n'ubusa n'utuntu twitwa duto, hari kugira amakenga akabije, kuvuga cyane ku kibaye. urugero niba umuntu adakoze ibyo washakaga ukamwiyama ukageza isaha yose, hari ugushikagurika igihe usinziriye ndetse n'ibikorwa byo kwigirira nabi nko kwitema no kwikomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge no kwiyahura. aha sinakugira inama y'icyo wakora ngo wirinde kandi witegure ikintu cyagutera ihungabana, ahubwo kuko byinshi biza bitateguje kandi bikaba bitapfa kubaho mu buzima tubamo. aha nakumenera ibanga ry'ibikoresho wakwifashisha uhangana n'ihungabana ukaryigobotora. hano hari uburyo 5 wakoresha ugahangana kandi ugatsinda umujagarara w'ubwonko aho twita stress uterwa n'ibihe cyangwa ibintu bitera ihungabana.
hano icya mbere ni ugufunguka ukaganirira abandi ukavuga akakuri ku mutima. Ku giti cyanjye mbonera ihumure mu kwirekura maze nkabwira abandi mbasangiza ibibi binshengura umutima byambayeho. Buriya rero nibura uko mbyumva kwandika iyi nkuru cyangwa se ko umuntu yakubwira inkuru ni bumwe mu buryo bwiza bwo kuba ibyumvo byawe byakubaka mu buryo rero butangaje, ariko nta cyakorwa no kuvuga isanganya ryakubayeho rikakubera mu maso. Icyakora ushobora no kuryandikaho cyangwa se nkarivugaho numva nibura umuntu agabanyitse umutwaro ugabanutse. Nizera nkomeje ko cyane ko kwandika cyangwa se kuba waganiriza abandi bantu ari kimwe mu bintu bishobora kugufasha. Inama ya kabiri ni ubujyanama. Hari aho bigera ugakenera ubujyanama cyangwa se icyo bita counseling. Nubwo uburibwe akenshi wagize bw'amarangamutima buvuye ku cyaguhungabanyije, hari ubwo butashira cyangwa se ngo bugende burundu. Iruhande rwawe rwo kwirekura avuga akakuri ku mutima, hari indi nama ikomeye yo kwegera abagufasha mu bijyanye n'ubujyanama. Umuganga wabyigiye by'umwuga cyangwa se wahuguriwe ubujyanama n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, abo bita abatherapist, yita cyane ku bahuye n'ihungabana. Bene yakagombye kuba afite ubushobozi bwo gutega amatwi agashungura ibyumvo byawe yitonze mu buryo bugenza gake amarangamutima yawe. Ubujyanama rero bufite ububasha bwo kugufasha kubona inzira yo gusohoka mu ishyamba ry'inzitane rikuba mu ntekerezo, uramutse uhuye n'ubikora bya kinyamwuga akakuyobora neza ku murongo nyawo. Uburyo akoresha rero amaso akurebana impuhwe bigaragara ko aguteze amatwi nka EMDR. ni uburyo buzwi ku izina ku nzira inakomeye kandi igera ku musaruro ifasha abarwayi bahuye n'ihungabana. EMDR irema mu bwonko inzira zisohora amashusho mabi, ibitekerezo, ibyiyumvo ibi biguma mu bwonko nyuma yo guhungabana kandi bitongera ibikomere by'uwahungabanye. Hari ikindi kintu nanone cyagufasha, harimo gutekereza utuje ushyize intekerezo hamwe, ibyo bita meditation. Hari ubwo uhura n'ihungabana bisa naho bikwiba cyangwa se bigutwara ubutungane bwawe ku buryo wumva ubupfura bwawe bwarakozweho utakiri umuntu mwiza. Gusa icyakubaho cyose uko cyaba kimeze ugomba kumenya ko ukiri umuyobozi wa roho yawe. Ntekereza ko ari ryo rembo ry'amarangamutima yawe. Meditation ishobora kugufasha kwisubiramo ukagera mu ndiba y'umutima wawe maze ukumva ugize icyiyumvo cy'amahoro y'imbere mu mutima, ikintu giha roho yawe igisa n'intungamubiri zikomeza amarangamutima zikanayarinda imbaraga mbi ziyatera ziva hanze, ibyo bita negative energy. Meditation nubwo ari umwe mu miti itangwa n'abaganga izwi nk'umuti ukomeye ugabanya ubukana bw'indwara ya post traumatic stress disorder PTSD. Hano tugirwa inama nujya gutangira meditation rero jya ubanza ushyire kuri cyangwa se ufunge ibikoresho byawe by'ikoranabuhanga n'ibindi bintu wasabwaga kuba witaho ku bw'abandi bantu bari mu buzima bwawe, maze ukitegura gufata akanya gahagije kandi gakenerwa cyane ko kwita ku magara yawe yo mu mutwe. Nta kindi kiguzi utanze usibye iminota mike wiyima ku gihe cyawe. Banza ushaka ahantu heza hatekanye kandi hari andi majwi yose hatari ya majwi yose yo mu rugo uba wumva wenda nko ku buriri bwawe mu cyumba uraramo hafi y'idirishya. Kuramo inkweto zawe maze wicare gahoro gahoro, sobanya amaguru yawe, hanyuma urambike amaboko yawe ku matako yawe, ibiganza byawe byerekeze ejuru. Humeka neza winjiza umwuka unawusohora, maze use n'ucecekesheje intekerezo zawe mu gihe usa n'uhobera imbaraga zawe
zikiza ziva mu mutuzo n'amahoro bigukikije. ubwo uhawe ikaze kandi wemerewe kumara igihe cyose washaka, upfa kuba uzi ko bitagukereza akazi aho uri muri meditasiyo. undi mwitozo wa kane ni ugukora siporo ngororamubiri. buriya ngororangingo na siporo, imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo ihoraho ishobora kugabanya umujagararo n'ubwonko cyangwa stress over kwihungabana, kuko izamura imisemburo ya endorphins. iyi ngiyi ivubura ni imvubura zo mu bwonko zigenzura uko wiyumva cyangwa se mood. ikindi kandi imyitozo nk'iyo gusimbuka, guterura ibiremereye, gukora pompage ni imwe ikomeza inda, izwi icyo bita cardiovascular exercises, ifasha mu itembera ry'amaraso risanzwe rigira uruhare mu kujyana umwuka mwiza duhumeka, oxygene mu ngingo zigize umubiri yacu. ibi rero bituma umubiri ugumana amagara mazima kandi intekerezo n'ubwonko bikaguma bityaye ku buryo ugenzura ibyiyumvo mu mucyo nta gicu kibibuditseho. icyanyuma ni uko iyo ukoze siporo ituma ugira ibiro bijyanye n'indeshyo yawe, ukagabanya ibinure, ugakomeza umubiri, bituma wongera icyizere, wigira icyo bita self esteem, kandi na kimwe mu bizwi nk'urukingo ruhangana ibimenyetso by'ihungabana. reka tujye ku kindi wakora cya gatanu, ari nacyo cya nyuma. tuze noneho turiya muri make nyine ibintu byose nko kuba tutatangiranye. ihuze ubane n'abandi, connection, kwitarura unitandukanya n'abandi ushaka ko hatagira ugusanga, ibyo bita avoidance, ni kimwe mu bimenyetso bizwi cyane by'ihungabana. kenshi abantu bagiye bahura cyangwa se baba mu bihe bahungabanya, usanga badashaka kujya aho abandi bari, ndetse badashaka kuganira nabo nk'uburyo bwo kwirinda ko bakwiyongerera ihungabana. nyamara ahubwo abantu ni ibiremwa byaremewe kubana no gusabana n'ibindi, social creatures. buriya iyo twihunze abandi, tuba mu buryo tutagambiriye, twibuza amahirwe yo kubaho ubuzima bw'umutuzo ndetse n'umwuzuro wabwo wuzuye w'ubuzima, kandi tukibuza ubuzima bwatanga umusaruro. abantu rero bagize ibikomere bihungabanya amarangamutima, imibiri, cyangwa se bakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bwana bwabo, kenshi birabagora kwizera abandi, bituma mu gihe bakuze usanga ari ba bantu bakunda kwibana. ku bw'iyo mpamvu hano ugirwa inama, ndakugira inama nkomeje, umuntu wese waba yarahuye n'ihungabana ryo mu buryo ubwo ari bwo bwose rimwe mu buzima bwabo, ko yashaka itsinda ry'abantu, ibyo bita support group, bandi baba barigeze guhura n'ikibazo kimuhungabanya. buriya rimwe mu mabanga akomeye yo gutsinda ihungabana ukaryigobotora, hari imbaraga ziva mu mubare munini w'abandi bantu. muri make, uko byagenda kose ihungabana mu buzima ntaho twarihungira nk'abantu, kuko ni kimwe mu bigize ubuzima bwa muntu. uko byagenda kose, rimwe cyangwa rinarenze mu buzima, ushobora kuzahura nibura n'igihe cyangwa se ibintu byagutera ihungabana, wabishaka utabishaka. mu magambo make, niba uzi umuntu wahuye n'ihungabana, ruriya abandi rutagusize nawe. numara igihe usigaje mu buzima ugerageza kurwanya ibihe byagutera ihungabana, bishobora kurangira bikubujije ibindi bihe byiza kandi byinshi wakagize mu buzima. inkuru nziza ni uko ushobora gukira haba ibikomere byo mu marangamutima ndetse n'iby'umubiri watewe n'ihungabana. gusa nyine bizagusaba kugira imihate n'icyo wakora, kimwe cyangwa bibiri mu byo